agafata ifoto y'uwapfuye, agafata ifoto y'uri haka kanya, agafata n'iyanjye n'iki, ngo narabeshye ngo mudamu wanjye yagarutse. Uretse ubugome bw'abanyamakuru namwe muri bo, ariko mubare gukoresha iyi mvugo ko nta bundi buryo nabivugamo, ndo kujya ku itangazamakuru nkajya kuvuga ngo mudamu wanjye yarapfuye, mudamu wanjye yagarutse. Uretse gutuza muri wowe, njyewe nabaye nk'umusazi. Kugeza uyu munota icyo wasaba Nepo nahindure titre reke gukomeza kugushinyagurira. Natanayihindura nditabaza inzego zibishinzwe. Twongeye kubasuhuza mwese abaduteze amatwi hano kuri Karame Nanone TV, tubifurije amahoro y'Imana. Reka nk'uko bisanzwe Karame Nanone TV itangira ifatanya n'abarwayi, Imana iborohereze. Abababaye namwe Imana ibururutse imitima, hanyuma bishimye namwe Imana ikomeze ibongerera ibyishimo. Kuri uyu mwanya rero turi kumwe na David muramuzi, mwabonye ibiganiro twagiranye nawe byinshi bitandukanye. Uyu mwanya aje adusanga ababaye, agahinda kamwishe bitewe n'ikiganiro umugore babyaranye, adahakana ko babyaranye rwose, yakoze ku Rugendo TV. Icyo kiganiro gifite titire ivuga ngo umugore wa David ariyiziye, yarababeshye ndahari, dufitanye abana babiri, yancaga inyuma mbibona kandi tubana. Bishatse kuvuga ngo David yabeshye abantu, ntago yigeze apfakara cyangwa se ntigeze apfusha umugore nk'uko yabitubwiye. David rero ibintu byanakurakaje cyane, ibi bintu ni ibiki? Se koko wabeshye abanyarwanda yaba n'abari mu mahanga, cyane ko nabonye comment nyinshi na message wanyeretse abantu bagiye bakwandikira, benshi bagiye bagufasha mu buryo bwo kurera umwana, bakubwira bati ubu bwesikoro wadushyizeho kuki watubeshye, ibi bintu ni ibiki? Nagiye gusobanurira abantu baguteze amatwi. Murakoze, baje no kubasuhuza, anabashimira kuba mwabasha kuntega amatwi. Mu by'ukuri buriya ngaho ikibi cyinjiriye cyane hasohokera, ariko aho igisebo gikinjiriye bisaba iki kugira ngo gisohoke? Rimwe na rimwe uranavunika, ariko ntago mbyita igisebo, nabyita akarengane, ni ubushinyaguzi. Mu by'ukuri ntago nari nzi ibi by'itangazamakuru uko bimeze, ariko niba ari gutya nta muntu wakifuje kujya mu itangazamakuru. Mu by'ukuri ntabiciye ku ruhande, uwo mudamu mubona n'ababashije kumubona, wenda n'abandi bataramubona n'abazamubona, nabyaranye nawe. Urabyemera ko mwabyaranye? Ndabyemera igice kimwe. Kubera icyo ari igice kimwe David? Kubera impamvu ari igice kimwe, ni inzira ndende. Hari abambwiye ngo nta mutima, abagabo nta mutima, iki, ntago ari bose abagabo bose, suko nta mutima bagira. Erega impamvu twese turabizi, iyo wabyaye umwana ukamwihakana, kandi ikindi cya kabiri urabona ku Rugendo ukuntu bari bavuze ngo wavuze ko umugore wawe yapfuye atarapfuye, urumva abantu ntubarenganya, ahubwo wowe dusobanurire. Reka twe gukoresha iyo mvugo ngo yapfuye atarapfuye, kuko yarapfuye. Ntateze no kugaruka, ariko wenda hari hose nta wamenya, nta urapfa ngo agere ngo yongere agaruke tumenye ngo arahangaha. Wasanga nawe babajwe n'ibiri kumba haka kanya, cyangwa ibirimo kumuvugirwaho, cyangwa n'ibiri kumuvugirwaho, atahazahanga ahagarare hano avuge ati ibintu nabarabeshya. Mu by'ukuri Chantal atandukanye cyane na Muhawe n'Imana. Umwe ni Muhawe n'Imana, undi ni Chantal. Ntarabana na Chantal, wenda biduhera inyuma gatoya, nyikorera mu ruganda bita Brioche. Nagiye ngiye gushaka ibyangombwa ku murenge wa Ndera n'ubundi, mahurira n'umuntu w'umukobwa rwose, unamubonye genda mu nzira, nakubwiye ngo yarabyaye mwaserera. Turahura, turaganira, turatahana, dusanga dutaha mu gace kamwe. Jewe icyo gihe nta telefone nari mfite, we yarafite telefone. Turatahana,
noneho tugeze mu nzira by'abasore twese turaje tugere tuganiriza umukobwa tubashije kubona ari nkiri umusore nta n'umwana nta n'icyo natekerezaga kuri ibyo ariko mbitewe n'ukuntu mubonye ndamubaza ati se umeze utemeze neza se uri umukobwa ni oya ndi umufiyemeri ariko nkagira ngo bya bindi umuntu ashobora kubyarira mu rugo abana se bari mu rugo icyo gihe yakubwiye ko afite abana bangahe? ntawe wigeze ambwira yarakubwiye gusa ngo ndi umufiyemeri. Nta kibazo ibyo biroroshye nuko ndangije tugeze aho dutandukanira ndabyibuka nk'ibyabaye aka kanya namuguriye voka mu nzira nanjye ngura voka atwara imwe ntwara indi noneho icyo gihe akamvirope badupfunyikiyemo ni nako yanyandikiyemo nimero ze za telefone na telefone ari mfite ndajya ndayishaka aho nyiboneye nibizaba bijya kugira ngo bigwirire umuntu ngo umuruha umuntu arawirukankana paka ukawufata nawirutseho njyewe yarambwiye ngo mba hariya mu noza mu hano abahazi ku mubuga ni ahantu bakunze kwita ku mashuri yo ku mubuga ku munini niho yabaga ku munini nanjye mba ku mubuga hano Indera n'ubundi muri Ndera nuko rangije bitewe nuko kumubona byabaga bigoye na telefone mfite yarambwiraga ati jyewe nkorera Kimironko ariko nsha hano muri uyu muhanda saa 11 z'umugoroba nakoraga mu nganda nakoraga ijoro byansabaga kubyuka saa 11 z'umugoroba nkagenda nkahagarara ku muhanda kugira ngo nze kureba ko nza kumubona bivuga ngo wari wamukunze ni ukuri kose yaturukaga nk'hariya wakaba yambonye agaca mu yindi nzira agenda amara icyumweru cyose ambona simubona ariko bikarangira tutaravugana ko nta telefone ari mfite nyuma nibwo twakubitanye ndamubaza ati se bimeze bite ni sawa ko maze iminsi nkwagarara nka sinkubone ati ubwo sinzi uko byagenze ariko atarambwira ko uye mbonaga nuko ngeze aho uwo munsi nari ngiye no kugura telefone ndagenda ngura telefone abona namuhamagaye nka saa 2 yanga kunyitaba ngiye mbifata ko wenda atarayifite saa 3 njya mu kazi saa 4 ndamuhamagara yanga kunyitaba ageze aho telefone ayikuraho sinkamenye impamvu ndataha mu gitondo nka saa 12 nibwo yamamagaye atumva ngo mpamagaye ntayifite kandi umuntu tubana ntabwo yemererwa ko mvugira kuri telefone nijoro se ninde nkumva ni umukobwa naje hano aza kuncumbikira ko nari mbonye akazi ntabwo namubangamira kandi koko birashoboka ushobora kugana umuntu akaguha kondisiyo ugenderaho ni nta kibazo agenda ajya mu kazi aho nahiye nkajya mfata umwanya aho kugira ngo ndyame ko naryamaga ku manywa ngiye nkajya kumureba Kimironko tukamanuka mbere yuko agera iwabo ngo mubure kuri telefone yagerayo kuvugana bikaba birarangiye namubwira kumusura ati oya umuntu tubana ntago abyemera ntago abimera ko twansura tubona uwo mukobwa ntago yabyemera mu by'ukuri nari nturanye na hafi no mu rugo bakajya bambona tunyuranaho tugendana kambwa atari kuri muntu ukundana nawe ni umugore kandi abana n'umugabo wari ubizi bimubajije n'utireka ntago ugiye mbana n'umugabo okay niba utabana n'umugabo basanga arimo ari abantu kandi nge nta munyangire ngira bashaka kunyicira urukundo yego ngiye mu buzima bwanjye nta munyangire ngira nuko ndangije hashize iminsi mu kwezi kwa 8 mu kwezi kwa 6 nibwo yambwiye ati rero muri iyi minsi iri imbere ngiye kuzimuka se wimuke ujye hehe nabonye ubushobozi ngiye kuzimuka nge kuba mwizindiro hashize n'iminsi aramamagara rwose mu kwezi kwa 7 aramamagara arambwira ati hagarara ku muhanda hari ibintu bagiye kunzanira ko yari yariyimutse ariko ntarabimenya hari ibintu bagiye kunzanira banshyiraho ku muhanda ubingereze mu rugo ise ko nahazi ndahakurangira mpagaze ku muhanda nsanga televiziyo n'ikintu kirimo imyenda na radiyo kumbi we icyo gihe yamamagaraga ari ku murenge yagiye gushwana na wa mugabo ibikoresho bimwe ahita bikurayo abijyana iwe
nuvuga ngo yagiye gushwana n'umugabo ahita Ibikoresho- guhamagara bimwe abikurayo ibikoresho ngo ugende abikurayo bimufatire. nahagaze ku muhanda kugira ngo nyobore uwo munyonzi ahabijyanye. Wari ubizi ko arimo gushwana n'umugabo? Ntabyo nari nzi, nanabimenye nyuma, nabimenye mu kwezi kwa mbere. Bigeze mu kwa munani nibwo yambwiye ati noneho ubu wansura nsigaye mbi wanjye. Ngezeyo muri chambrette mbona umukobwa ufite buri kimwe, noneho bitewe n'ukuntu namukundaga, babana yarafite abana babiri, ariko aba bana babiri sabo uwo mugabo babanaga. Oya, nabo bafite se batandukanye. uwo yari umugabo wa kabiri? Uwo yari umugabo wa kabiri ajyanye abo bana yemera no kubarera. Bashwanye atwara abana, ngezeyo nsanga ati se burya ufite abana babiri? Yego. Nge nari nzi ko ambwiye kuri umufiyemeri nkagira ngo ni nk'umwana umwe. Ati oya ni babiri. Se barakubangamiye mbajyane mu rugo? Base wa mugani umuntu yagukunda atagukundiye abana birashoboka. Ndavuga ni nta kibazo nshuti yanjye. Ubwo nawe bawinjiyemo? Nimba ninjiyemo. Ubu baye wa gatatu? Bambaye wa gatatu. Yajyaga mu kazi, ngewe ko niriwe mu rugo ndibuge mu kazi nijoro, gasigara woza abana nk'uko yabivuze mu kiganiro. Ngewe nzavuga ikintu nzasubiramo, nkamufurira abana. Ikiganiro mwagiranye kuri telefone nabyumvishe yabikubwiye cyane rwose, nkafurira abana be kuko numvaga mbakunze nkiri umusore. Ntabwo wakunda nyina ngo wanga abana? Ntabwo bishoboka. Nubwo wabikora byigwirurutse upfa kwihangana kubwo uzi kushaka mama we, ariko wowe ntibyari n'urwirurutse. Njye noneho si byari urwirurutse. Ariko uri imfura disi uvugisha ukuri. Oya, numvaga ko nyine niba ari umwana ni umwana, uburere buruta ubuvuke. Nshobora kukubera n'ubu isaha ya none niyo duhuye mu nzira biranambabaza kuko ejo namuciye, hari agakobwa ke kanciyeho bita Serine, agakuru kanshaho gafashe ijipo gutya mu ntoki, yacitse ivuye nk'aho igeze nk'aha kagiye ku ishuri. Ndavuga ati ngwino tugende, tujya ku mutayeri, sindi kubyirata, n'undi wese yabikora. Tujya ku mutayeri, ndavuga ati mukenyeza agatenge mudodere imyenda ubundi ajya ku ishuri, amudodera iyo shati y'ishuri ajya ku ishuri. Mwaratandukanye kire? Byaranarangiye. Chantal yaramaze kwitahira Kera ni kuko bibaye vuba, ejo bundi abana batarafunga. Nje ntabwo barananshaho dadi, umeze n'ubu baracyamagara dadi. Iyi saha tuvugana bazi ngo ndi dadi. Cyetse agahungu niko gafite agacakura kanabaza ati se ubundi uriya niwe dadi? Yaranabimbajije, ubundi uri papa? Nyina mureba nabi cyane, abwa ati niwe dadi, arabyumva. Nuko igihe kigeze twari turyamye nje nawe n'abana, telefone iramuhamagara. Ntiyigeze buretse gato hagati aho ngaho ugezeyo musanze aho hantu aba ntiyigeze akubwira ko yabanaga n'umugabo? Reka gusa icyo ngiye nari nzi ko atabya abana ku giti, byanze bikunze yabyaranye n'umugabo. Yego, ndabyakira. Cyari kwambwiye ko ari umufiyeme, numva ko wenda ari kuntu ushaka kubya, none abana bafite kuntu bangana wagira ngo ni n'impanga. Umukobwa kabyarira iwabo, nkumva nta gitangaza kirimo. Nuko igihe kigeze turyamenye mu kwezi kwa munani, telefone iramuhamagara. Ayitaba ariko ari kumariramo volume kugira ngo ntumva ibyo ashatse kuvuga. Undi aramuga ati kuki wambeshye, kuki utaje? Mwumva ngo nabuze ukuntu nzanga ariko mbabarira, ngo noneho ngo tubize amafaranga yanjye, ngo niba utaje ngo tubize amafaranga yanjye. Undi ahita amukupa, ariko amatwi ari mu rupfu ntiyumva, ngiye sinumva ibyo bishatse kuvuga. Kumva ubwo wenda ni nk'abari bamuhamagaye bashaka kugera uko babonana, akamweza n'amafaranga mu bundi cyangwa se sinzi ubwo buryo tubwihore. Reka twe gukeka tunabyihore. Wasanga wenda n'uwo yari yamugurije amafaranga sinzi uko twabigira. Wasanga na papa w'abana yagira ngo bahura mu muheranshi y'abana. Birashoboka cyane, reka tunabirenga ko nanjye kigenda narabirenze. Ku itariki 15 z'ukwa munani nibwo yambwiye ati ndagushaka. Oya, mu kwezi kwa karindwi nabanje kumbwira, yaramagara ambwira ati ubundi Kimironko mbabarira abo bana uzabiteho, ngende umva ubuzima bugiye guhagarara. Nise kubera iki? Twajyanaga ku murindi nkajya kugura abana imyenda, nahembwe nkabahahira, nkabakorera buri kimwe kuko nawe nari mfite ugira icyo mbaza. Nuko ndangije nibwo yambwiye mu kwa karindwi ati uzite kuri abo bana niba bikunda kuko mbona ubakunda, njyewe ntabwo mpari. Sugiye numva ari kurira. Rambwiye ati rwose rutwa nuko najya mu modoka
ikangonga se ni ibiki ibintu maze kumenya ntago rwose ngo ngiye ntago nabasha kubana nabyo. Nakomeze mushukashuka nzamuka kuri telefone gato mubeshya nageraho motari ari nkamyutinga telefone kugira ngo atumva amahoni tumva ko nje kumureba musanga Kimironko. Ndakubwira ikintu ejo azagaruka hano biribaye ngombwa twazamushakisha nakaza tukavuga ibintu bifite fact. Ndagenda tungurwa no kubona mugezeho yicaye mu muhanda ngo bamubwiye ngo ntago azigera abyara ngo kubera ko ngo yabyaye ngo noneho ngo nyuma ngajya mu gapira ngajyamo agapira ngo gapira ngarika ngo nyuma za kugakuramo ngabonye ko mukunda cyane ngatekereza ko atazambyarira kandi abona mukunda. Ndavuga ati se nugushaka gutandukana nanjye ngende ariko ugume mu bana bawe. Ati oya ntago nakwifuza kukubura ariko nanone ndumva kubana nawe nta kubyarira nkumva ni ikibazo. Se bagogeye kwa muganga bakubwira ko utazabyara. Ati rwose ngo ngewe ngo umuntu wabimbwiye nibyo byihorere bikana nabyo ngwino dutaye. Turataha tujya mu rugo umunsi nasibye n'akazi mbeshya ku kazi tugumana mu rugo ndi guhenda umuntu yarize bikuba byacitse. Wari warigeze se umujyana muri famille ngumwerekana muri famille? Nta n'umunsi numwe nabari bamuze mu rugo barambwaga turi amuntu mutantine wanje nanamuhamagara akakanya mukabyiyumvira. Yangeza akamwe ati uriya muntu afite umugabo n'umugore uriya muntu afite umuryango warubizi neza aranamana nk'ababyeyi. Genda muhakanira ati reka ntago byashoboka nanga kubyemera ndatsimbarara ngomana nawe. Ubwo mu kwa munani rero ku 15 nibwo yambwiye ngo aratwite. Uratwite ntekereza mu buzima nabayeho nk'imfubyi. Numva umwana waba ugiye kubaho sindageze igihe cyo gushaka urumva 2019 mu kwezi kwa munani ubu tuvugana afite imyaka 25 nari nyiri umusore w'umujeni niwe afite imyaka mike ya 21 gutyo nkiri muto pe n'amafoto yabonye nari nyiri umwana pe. Ariko nubwo uvuga ngo wari utarageze igihe cyo gushaka mwabanaga nk'umugore n'umugabo? Oya naratahaga icyo gihe waragenda gukoza abana cyane nafite gato yanjye yavuze ko mwabanye mu nzu. Ibyo nibyo ndi bugereho. Ayikomereza. We yari afite imyaka ingahe? Tubwiye ko afite 21. We andusha 3. Mwese mwari impinja yego. Nuko arangije arambwira ngo aratwite. Ndavuga ni ntago umwana wanjye yazabaho nk'imfubyi kandi sahari. Ndatuza ndavuga ati okay reka nshaka ubushobozi nkore ndundanya nzakubwira. Hari n'uwabimbwiye rwose wumvisha ubyishimiye ariko cyane nkumva nta nicyo bintwaye. Nkumva wenda ko kanye singiye gutemuga ati ngwino tubane. Ariko kwitwa papa wumva ariko nkumva byibuza hari umuntu uzanyita papa nkumva ntacyo bintwaye. Yewe nkangije no kugisha inama mu kazi. Abantu babiri nzi neza nagishije inama harimo n'umwe mu banyitiye izina umwana amwise Bright uwo munsi yavutse. Ndamuzirikana cyane n'inshuti yanjye cyane. Harimo n'undi noneho nagishije inama ngende umudivantiste. Nagiye iwe ngiye kumusura sanga ngo kubera ngo atwite ngende yamutegetse ngo kurya ingurube. Ajyansanga yatetse ngo yatetse inyama basize inyama kunda ntabizi ukuntu bimeze ni ibiki ngo nakabenze. Nahise bwa ati kuva isaha ya none ntuzongera no kumva no ubuzima bwawe. Nese nzo no kandi ngenda turanashwana. Ko yavuze ko mwari kubana ndetse ngo tantine wawe ajya guhura na mama we niba mbivuze neza sinza mu kiganiro ukuntu yabivuze hanyuma ngo munanirwa kubyumvikana kubera ko wowe wari umudive we ngira ngo harasengera sinzi idini yavuze. Oya jewe dushwana ubwo bwa mbere tutarabana ko twabanyeho. Dushwana ubwo bwa mbere twadupfuye ikintu kijyanye n'ingurube. Ariko nza kugisha inama mu kazi umuntu arambwira atumva nkubwire wasanga ari kinda yamutegetse. Wirinde kuba wazirya ufite iwawe ugenda urya iwawe nawe arya umureke. Ntaho bihuriye ne wasanga ariko katazikunda ariko ari yamutegetse. Yego. Mbitekerejeho ko numva namurenganyije namusaba imbabazi. Tubongera tubishuti nkuko bisanzwe.
ariko mfite aho mba afite aho aba tutabana gusa guhura turahura mu kwezi kwa 12 nibwo twabipanze nabwo ati noneho ndabona wenda hari utufaranga duke n'abangiye kubona reka dutekeze kuntu twazabana arambwira ati nta kibazo nawe urebye n'ibyo kintu yashakaga cyane mbibwira no mu rugo ko tugiye kubana nukuri kw'Imana n'umuntu uri mu rugo wigeze uza uwo munsi twabaniyeho abantu bo ku kazi baraje kuko ku kazi twe twakoze inama twabanye ku itariki 10 z'ukwa mbere 2020 twakoze akantu k'akarori nyine uko mu rugo nta wasezeranye n'undi oya ni kwa kuna abantu bafamiye inshuti zaje no ku kazi uwo munsi dufite n'inama ku kazi kandi twagombaga no gukina umupira noneho sorry njyewe nari umuzamu w'ikigo aho twakoraga barambwira ati tugiye gukina kandi nta bundi muzamu dufite naretse uwo munsi ubwo mbanza njya gukina na mabukwe musiga mu rugo yari yaje ndagiye tujya gukina tuvuyeyo turakaraba tuzamukana n'abari baje twakoranaga tujyana mu kirori ku mugoroba rwose ikirori kiraba turabana kwezi kwa mbere kwezi kwa kabiri noneho bigeze mu kwezi kwa gatatu nibwo natangiye noneho kubona imico nibwo numvishe noneho ko yabanaga n'umugabo ubwo mwabonye atarakubwira na rimwe ntarabana ko ntamenya ko yabanaga n'umugabo iyi saha noneho nkubwize n'ukuri umugabo we twarahuye naje kumumenya turahura mubana cyangwa tubana muri icyo gihe aranambwira ati bro narakubonaga wigendera ntabwo nzi ko kuri gukundana na runaka ariko ugushije ishyano twaruturuhure ati twaruturuhure niko yambwiye ntituzumva ngo yatwaye televiziyo yanjye yatwaye ibiki ariko sinanatusha nzagura ibindi twara ubwo ntibwakwishe nabitekerejeho nibaza ibintu bimbayeho ndi mu kazi ubwo urumva amezi mu kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu ku itariki 15 kandi ubona wakubwiraga gutyo siwe papa w'abana noneho ubwo mu kwezi kwa gatatu ku itariki 15 ntawe utazi byabaye mu Rwanda covid yego nibwo bampaye igipapuro kimbwira ko mbaye mpagaze by'agateganyo kubera ko bamaze kumva iki cyorezo cya covid yego nibwo nahagaze nibwo nagiye noneho nabona umuntu turi kumwe we yarakoraga Kimironko akora ibintu byo kwa muganga mu bintu by'amasuku ngo nta bari ntakumirwa nuko arangije icyo gihe kuri izo tariki naraje ndaryama bitewe nuko nakoraga nijoro noneho nje kuryama ku manywa turashwana kubera ko atashye asanga sinatetse turashwana ariko dushwanira mu nzu ntibyagera hanze mu gitondo yari ku cyumweru atari bujye mu kazi arifata turyamye turi kureba filime kuri telefone twakonekise muri bluetooth ya radio arangije arambwira byageze nka saa 4 ngo ndashonje ntiwabyutse ukajya kurya ngo zibyo bintu biri kunsakuriza ati se niba ugiye kurya ati njye ngakomeza nkirebera nimugatereka ngumeze nirebere noza arayicomokora radio kugira ngo bidakomeza ngo umusakuriza ndamwitegereza mbura ukuntu mbigenza ndahaguruka ndayicomeka nyicometse arayicomokora ngiye kwicomeka ati subundi ubusuhangana turimo uwayihorera noneho ndayireka abonye ko nyiretse n'umujinya abagabo tugira uburakari afata ya radio yongera arayicomeka ngo ndabona urakabuta nanyikubitira ayicometse ndayicomokora mwakinaga umukino w'injangwe n'imbeba cyane radio ndayicomokora umugore ararakara ngo uyu naga ari umujinya ngo ni kabutindi ngo ngewe ndagiye uragiye ndagiye ngo kandi n'ikimenyimenyi utazanamenya ahantu ndi fata imyenda arapakira utazanamenya n'ahantu ndi fata simukada agiye kuyitwika kugira ngo ntazanamuhamagara ntuzanamenya n'amakuru y'umwana naramukundaga uwo mwana kuri twe twafashe kuri Saint Valentin namuguriye ururabo turumanika muri saro noneho runo rurabo ruza mu kaboxi nafataga ibiceri
nkabishyira muri ka kantu bishyashya byose mbonye, igice cyose mbonye. Igiceri ni icya Karimonda kuko icyo gihe mama we namwitaga mama Karimonda. Iki giceri ni icya runaka, igiceri ni icya runaka, biragenda biba biceri byinshi cyane. Wavugaga umwana ukiri umwana uri mu nda, ko naramukundaga naranamubona ntaramenya nuko n'umwana asa. Umugore arazinze arasohotse, ndavuga ati nurengaho ku muryango ugenda ugiye ntugaruke. Aranga arasohoka. Ese wari wishindikirije iki ko uri mu nzu y'abandi? Mu nzu y'abandi mwari twari twarabanye noneho mu nzu. Warashatse inzu wowe uramuzi? Yego. Nuko arangije arasohoka aragenda, nanjye nsohoka ngiye kugisha inama tantine ngibiri kumbaho. Noneho arangije nibwo nakubitanye n'umutipe twakoranaga brioche. Nekereza ko nibi byose niwe wabigezemo uruhare, ariko sinamurenganya. Yaratunga ko ntabwo arazi bizakurikiraho. Yego. Dukubitanye David ko ndeba bacanga mu cyo bimeze bite, ndamubwira ibi bibaye, arambwira atari hehe, tido yazamutse agiye gushaka igare ribitwara. Abaraje tugiye aho ngaho turamugarura ewana, tujya mu tuntu bati mugende mujye mu rugo. Ibyo ntibi kuko mukwiye gushwana mu mugozi wa radio ngo urazinze uragiye. Kandi koko ibyo yavuze byari byo. Yego. Arambwira ati David rero gabanya umujinya, ariko nkubwire wowe mugore, ikintu ukoze kirimo ibintu bibiri kandi bigaragara, nundi wese yabivuga. David nubwo atabitekereza ngiye bimutekerereza. Aramutse vuze ngo akazi karahagaze, wowe ufite akazi uragiye kuko ufite akazi, byakumvikana. Uramutaye koko ufite akazi, urana nta kazi afite, ntuzi nuko bizagenda ko ahantu hose bari kugenda bahafunga. Ariko ufite akazi nunakumirwa, uramutaye nyine kuko ubonye akazi. Niba utamutaye subira mu rugo. David nani bwawe mujumuye usubire mu rugo. Usubira mu rugo iminsi mike, mu kwa gatanu tutamenya amezi 4. Mu kwa gatanu umugore aranzengereza tujye kwa muganga ngo ngiye kuvuka. Akajya gushaka kwibagisha ngo iri kumurya. Umuntu ubyaye kabiri agiye kubyara bwa gatatu. Yari ifite igihe kingana cy'ubwo? Ubwo yabyaye mu kwa gatandatu. Ubwo urumva yari ifite nko mu mezi 8 ak'icyenda yari ataruzura neza. Ngo rwose ngo umuntu twagiye ku Kibagabaga inshuro 3. Banamwandikira ati genda utegereze igihe kinini kigera uzaze tukubage. Ari muzima. Ndagenda gurisha igare ryanjye kugira ngo iki gihe kinini kigera bamubage ku itariki 27 z'ukwa gatanu. Ubwo rero bamubwiye ko nabindi bigera bitarakunda bazaza akamubaga. Aragenda agezeyo muganga arazaranga atari kuwa mubyeyi we, uyu muntu mugiye kumuhora iki, kari muzima ntabise afite, inda si ya mbere. Ubu urabona uriya muntu atazi kumenya ko ibigenda n'ikintu kijyanye n'ibise. Ngewe ku rwanjye ruhande ugiye kwihemukira, kandi muri ubu buryo umugore ubazwe byanze bikunze ari ikibazo agira mu mugongo, hari ubumuga agira. Kandi rero uracyari mutoya, ugiye gutera umugore wawe umuga ati ngiye ntago mbishaka. Ate niba utabishaka ikarome nk'umugore nk'umugabo umusubize mu rugo. Nageze ngo ndikarumye noneho bimbera ibibazo. Nahashye ngo yahamagaye mabukwe ngo agiye kuza ngo adufashe. Arangije uwo munsi nabiguze uyu munsi, ejo tujya kwa muganga, twageze mu rugo ahita ajya iwabo. Ajya iwabo i Karongi. Agezeyo namubwiye ati rwose nubyara nzaguha 10,000 by'igihe by'uko wabyaye gusubira iby'ibihembo tuzabivugayo, ariko nubyara umuhungu. Yarabyaye nandi mu kazi hano kunuza hano mu Kiyovu. Niho nakoraga hari hahoze hoteli yitwa hano muri hoteli Kiyovu bisigaye yitwa Parking. Muri Parking. Yego. Niho narindi icyo gihe. Akimara kubimbwira rwose numva nasaze, numva mu gitondo nagiye boss arambwira ati tuza, wageze umugisha urabyaye, tekereza ko kiri umwana ahubwo ubu wakuze, nibwo ugomba gukora, ahubwo shikama none ahubwo aho kugira ngo wowe ugende ujye utakazi, kora akazi ahubwo umwohereza amafaranga. Yego. Numva ngira inama nzima bya 10,000 ndabimwanga uko nari musezeranyije. Amagaye ambwira ati yabyaye. Wa mugabo nagishaga inama dukora brioche ni nawe twari twarajyanye iyo ngiyo n'ubundi. Yego. Nagiye kumwita izina nambwiye ati numva akazina keza te n'ukuntu ntubona, mwite Bright. Bright se bisobanura iki? Aransobanurira. Numva koko nakazina keza. Bitavuga ati noneho mumwite Byiringiro Bright. Byiringiro ni izina ryanjye.
umwite Byiringiro Bright, ni nta kibazo, bamwita gutyo. Noneho amara iminsi wabo akiriyo, aho narindi numvaga nakizanira umugore akaza tukaba turi kumwe. Ukirebera n'umwana cyane ko ari umukunzi. Yego. Ndamuhamagara maze icyumweru kimwe, ngwino. Ngize ngo mujyanye nabaga hano Gikondo, umugore arambwira aho nabaga ati nta muntu w'umugore ujya uba mu nzu yanjye. Sohoka mu nzu, muhaye iminsi unsohokere mu nzu. Hari ba nyir'inzu badakunda famiye. Bashaka abasore cyangwa uri umusore, uri umukobwa itsoka, ariko kuvuga ngo uri umugore n'umugabo. Oya. Igendere. Uwo munsi bakimara kumbwira ngo ngende, nibwo no ku kazi kahagaze. Nzizi iki? Ko ntanywa inzoga. Kazi banyirukana kwa ko ngo ntanywa inzoga. Ngo nakotsa gute ntanywa inzoga. Wotsaga bushete. Ngo wakotsa gute utanywa inzoga? Yego. Umukiriya nyine yaje anyiyenzaho ati fata akantu unyigishe kotsa. Tiwapije ntabwo ujya nzanira fanta, tereka re kuri kunyinisha. Yinjira mu nzu ngiye kubona marazana yipfunduye inonuza peti imitsingi. Atakira ngo tereka reka ati basi nasoma ati sinzananywa inzoga. Ati uransuzugwa nanifati ibyo nkubwira n'ukuri. Nibwo agiye amagara boss. Boss araza ati ibyo ndi kumva bimeze bite ariko inzoga kandi sinzinywa. Burya wotsa hano utanywa inzoga ni umarinisha inzoga ariko utanywa inzoga. Ati ntago nzinywa sinzanazinywa. Ati basi wisuzugura umuntu. Ati ndeke kumusuzugura njye kwica ibyanjye kugira ngo ne gusuzugura umuntu. Ntago nzinyweye. Ati ngaho ugenda wambare wigendere. Bakwirukana gutyo. Anyirukana gutyo. Gaho. Uwo mu boss nawe yigaye. Dukomeze. Ahari hose yigaye. Anamemba igice. Arambwira ati umuntu abukinze ngo icyumba ni umugani yanciriye ngo muri hoteli ngo bikagera saa 6 bugijyemo wenda nka saa 8 byagera saa 6 akavuga ngo ntago nkikigiyemo. Hari ukuntu mu biganira ntago ngo baguha amafaranga yose, ari ukuntu mu gisaturamo kabiri. Ntacyo twikomereza warakomeje ubaho. Narakomeje mbaho. Nuko ubwo wa mudamu nabati rero nako byanze tujye gushaka inzu ahandi. Tugishaka inzu ahandi tumaze no kuyibona maze no kwimuka akazi kahita gahagarara. Nibwo bisubizo byaje bya Brioche. Baramagara barambwira ati rero dore hashize amezi nta kazi. Noneho ngo tuguhe igipapuro kigusezerera kutakira umukozi wacu, baguhe n'udufaranga duke two kujya kwifashisha. Bama amafaranga 120. Bama nicyo gipapuro. Niho bamaye na certificate. Noko arangije mitavuga ati rero fata amafaranga ugenda uje mu rugo. Nanjye rekanye nijye guhiga. Ngiye gufatanya n'undi muntu. Tureye ko twagira icyo dukora. Byari muri Covid. Ndagenda nza hano ku mubuga n'ubundi aho nsanzwe menyereye mu rugo buriya gutorera ahantu usanzwe uzi nibyo byiza. Yego. Nshinga y'akantu k'akaresitora gatoya. Ejo biza kwanga. Biranga byanze mu kwezi ko nagenda acuruza itangira gukunda, ariko nyirinzu atangira kumbwira ngo ninkiremo ingurube. Nabatirika reka ibintu ingurube ntago nakorana nacyo. Ati niba udakunze rero minzu yanjye nyene kuyikoreramo. Muhinzu ngiye ahandi njya gutangira. Ubwo umugore muri kumwe n'umwana yaraje? Ari iwabo. Yasubiye iwabo. Yego. Yari yagiye iwabo tutari kumwe. Hashize umwana aramaze kugera nk'amezi nka. Ubwo se naguciye mu ijambo yaragendaga n'abana bakabatwara? Abana bo bari baragiye. Bo bari baragiye cyane. Ariko bataragiye kwa nyina, kwa nyirakuru. Bari kwasi. Ubwo none byari byarasobanutse na se umwana w'abana waramaze cyane. Dukomeze. Nuko arangije agezaho aravati rero ngo ndabona ngo warankubishije mu rugo ngo nateze kugaruka, reka nizene n'abana twibera inaha. Abana baramanukanye, abakuye mu ishaho bigaga abajyanye ahandi. None bagiye gutangira ubuzima. Hashize igihe namubwira nti rero ese byakunda kugaruka? Ati nanjye nabishakaga. Aragaruka. Agarutse aje hari imasoro. Twabanye amezi abiri. Twabanye amezi abiri turashwana. Dushwanye dupfa babana. Babana. Ugagarutse yarabagarukanye.
oya yabasizeyo ahubwo mama akajya amuhamagara abana wataye nta kintu ugomba kubafasha kandi nanjye muri covid nta kazi mfite muri iyo minsi nakoraga Kimironko nkorera inote y'igihumbi ntunze umuryango w'abantu batatu akagira ngo nukwanga gufasha abo bana tujyana tudukimbirane ndamubwira nti reka nkubwire ngiye gushaka amafaranga nanagujije nyirinzu nari maze kugiramo amezi 2 nyirinzu namwishyura arangije ndavuga ati babarira nubwo nakugiye mideni ry'inzu ariko nguriza n'amafaranga uwo mubyeyi anguriza amafaranga y'itike angurije amafaranga y'itike nibwo namuhaye amafaranga navuga ati genda ujye mu rugo nta bushobozi ufite abantu benshi baragendaga pe n'abasore bagafunga bagakorera inuza amavarizi bakagenda kubera covid nese David twihuse sibyo wenda ikiza kirimo kinshimishije nuko wemeye ko mwabanye nk'umugore n'umugabo wemeye ko yanakubyariye umwana twihuse mwaje gutandukana gute niki cyagutandukanyije nawe kugira ngo ushaka undi mugore ubwo niho narigeze nkiguza amafaranga nagujije amafaranga ngagenda ajye mu rugo turanavugana ndamutegera agenda ajya Kimironko nshuti yanjye kugira ngo agende ajye iwabo nk'uko twabivuganye yigira ahandi akajya mbeshya ati ngeze mu modoka ijya mu rugo ngeze aha n'aha ageze no mu rugambwa ati nageze mu rugo mama wawe ati nagahari ariko naza kuza ndamugoha kumbe we yibereye ahandi hehe niho ntaza hari urwo rugo yari arimo nabimenye hashize icyumweru kataragera mu rugo yari akiri muri Kigali ari hano i Masizi nanjye ndi hano i Masoro numva ni hafi cyane nyuma nza no kubimenya ndababara turashwana umwana ari mutegeze nk'amezi 8 turashwana burundu noneho na mama warabimenya nuko tugeze aho hashize nk'amezi 2 nibwo yampamagaye tutari kumwe arambwira atari kurya ndatwite uratwite ndatwite nise wayikuye aho wari wagiye niho wakuye iyo nda ngo simbizi ngo wasanga narayikuye aho ngaho ndabatire reka nkubwiza ukuri nkunda abana ariko ngo no mu nzozi zanjye ntazazibamo ntago byakunda sinanabyemera amezi 2 ashize ngo uratwite ibyo bivuye aho aratuza tubayaho naranabetse abiwabo yageze aho noneho arataha aragenda ajya iwabo mama wakajya amamagara wazamukanye umwana akarwaye bwaki umugore yirirwa mu bandi bagabo ngo sinzi umugabo ngo ugiye ngo kumujyana umwana yaramutaye ameze nabi washatse kunuza kureba uyu mwana naragenge kuko nsanga umwana ameze nabi ariko nabo umusatsi waracuramye afite inda ateye ubwoba naragende numva ukuntu bimeze nabati kugira ngo ibintu bigomeze gutya umwana reka muzane umwana ndamuzana icyo gihe nabanaga na Grafrere hani inuza Kicukiro akimara kumubona arababara cyane arambwira ati David ihangane hamagara mama wazi nutwe turabana hano kwabaga muri chambrette twese tubane muri iyi nzu wowe na mama w'umwana na Grafrere kandi anatwite yego ndavuga ati naze kubw'uwo mwana yarameze nabi cyane biteye ubwoba umwana uniruga isahani yuzutse gutya igiye byabishyushye umwana akarya karangiza ahubwo akanarira ari yarashonje umwana ndamwondora ukwezi kumwe na Grafrere akayabona gakose akakazana tubana muri iyo nzu na nyina yageze aho araza tubana muri iyo nzu na Grafrere tugeze aho Grafrere ambwiye ngo ndagiye bati nanjye ntago wansiga muri iyi nzu nanjye ndagenda ntago wasiga ku muntu umeze gutya yagiye ubwo nanjye ngenda uko asigara muri iyo nzu abati gihe nzajya nishyura inzu Biryoshi nibwo bongeye baramamagara twasanze wagaruka mu kazi konte bagiye kumpembera kuri konte bamembera kuri konte ya Equity ariko nanjye ifite ideni amafaranga sinayabona bikubita ukwezi kwa mbere Biryoshi bahimba ukwezi n'igice nza kubona amafaranga nyuma y'amezi 2 ubwo aho yarari ambwiye ati bari kunyishyuza buri kanya bari kunyishyuza kumbi we hari umuntu umuha amafaranga akishyura akabwira nyirinzu nguze kumuhamagara akomeze umwishyuze nayaguhuza yansubize ni nako byagenze koko ngiye kwishyura nyirinzu ambwiye amaze kuvuga ati ngi ntago utama amezi 3 ntago biri bukunde nge nzi ngo ndi mideni ry'amezi 2 kumbi no kugira ngo nishyura amezi 3 nishyura ukwezi kwa gatatu andabiri nyatange kandi barayamuhaye ayasubize uwo mugore
ageze ahabonye twaserera ate ngo mwihorere kwanza ngo namuhaye waramwishyuye none bari we kunyishyuza ngo nagira ngo uzayamenye asubize ubona yatse okay ndabimenya kuva ubwo ariko nta kosa yarakoze niba yarayagujije umuntu ntago ari uko yarayagujije undi muntu ibyo ni birebire reka ahubwo twihute twihute ntabwo twaje no gusebanya hano nta kibazo noneho umudamu nahise mvaho njya kuba nk'uko nabaga Indera aza kuhimuka nawe ubwo uwo munsi twafashe umwanzuro ko tutamuha amafaranga aratubwira ati mugende muvire mu nzu mujyane Indera ajya kuba Indera ari naho twashwaniye burundu turanatandukana dutandukana ariko yarabyaye wa mwana yaramubyaye yitu wawe nawe yego ariko ntamwemera n'ubu nayisaha kugira ngo mwemere bizanshaka gushaka ubushobozi nshake DNA nzipime n'imsanga ari uwanjye nzamurera nisanga atari uwanjye ubwo ariko wa mbere uramwemera ndamwemera ariko naje gusanga nawe atari uwanjye cyo rero gute se twaje kubana twaje kujya ayo ngaho Indera noneho ndangije tuza gushwana dupfuye umuntu arumagaye ku kazi amamagaye nijoro muri uko kwezi kumwe yarampamagaye arambwira ati nyine yari kumbwira ibyo ku kazi bari barangize manager wako ku kazi ariko maraporo ko yaragiye kuryama nasigaga mbaze ariko natashye ntabaze ariko maraporo undi ararakara muvugana gute uwo munsi yari umukobwa ubwo yarafushye yego bwarakeye mu gitondo aza kunyubikira imbehe mu Kinyarwanda yaje ku kazi aza gutuka uwo mukobwa ku kazi amubwira nabi bashaka no kunyirukana mbasaba imbabazi atumpamagarira umugabo gute yego bashaka no kunyirukana ko basanze uwo mukobwa ari kurira abwira ukuntu bigenze baramamagara ati ntabwo twabishobora igendere nabati ariko mujijije ubusa nibwo nagiye nabati nk'ibi ni ibiki nabati reka nkubwire nibyo biriya yavugaga mu kiganiro kuva iyi saha ya none menya ubuzima bwawe nyarangiye kumenya ubwanjye turanatandukana burundu ndigendera ngiye hashize twatandukanye mu kwezi kwa 11 mu kwa 12 nibwo nahuye naradukunda kandi uwo yagiye gutonganya siradukunda yavuze Micheline yego wowe ku kazi wanyu aho wakoraga siradukunda nta naho bahuriye nta naho baziranye nibwo namenye naradukunda ari we watabarutse bijyanambabaje kugira ngo itangazamakuru rigende ryandike ngo umudamu wanjye yagarutse narabeshye nipo nkugaye cyane nunabona n'iki kiganiro nkugaye cyane nawe ndaje kugereho byarangiye dutandukanye nibonanira nuriya turanabana noneho hashize iminsi kwa kone namubwije ukuri umudamu wanjye izi ko hari uwo mwana twaje guca mu nzira turi kugenda duhora na kakana ka Bright arambwira karandirira cyane titujyane tujyana mu rugo ndamuhamagara abatira umwana namutwaye ngo twara no muri simfite abana bakeya abana arabatwaye umwana ndagenda mutwaye hashize iminsi umwana atangiye no kumera neza bagiye kuri botike n'umudamu ngo baramubonye tingo no kugurira biscuit abaramwirukankanye aramutwara birarangira indi shuro ya kabiri kubona ryari umuhanda ucayo n'ubundi ngiye n'umwana turakubitana ku muhanda ati ntabwo uri bunsige turajyana tugeze n'abagati ariko umwana yagarutse yagiye mu rugo ati ngenda biyamye mu rugo rwanjye n'uwo mugore wawe ngo niyo shoreke yawe ngo no umugore yabaye ati ibintu bifata uko bishaka uvuganya kwigendera yego bifata uko bishaka umwana uko umubona hari unari cyabaye ntafurirwa ntiyitabwaho tugeze mu gipangu cyaba baramutwaye arababara ubwo bwaro bwa kabiri none harangije ubwa kabiri aribwo yari ari mu rugo yarampamagaye ndi Rwamagana arambwira ati ndashaka umwana wanjye yabaye ariko njye si uwanjye araseka ariko ubundi ubwirwa n'iki ko umwana ari uwawe ngo zime neza se ngo umwana se ngo ugurire inkweto umwana se umenye uko yabayeho umwana kandi ari iwanjye ndavuga ati ibyo ni akazi kawe bivuga uko bishaka ati noneho reka nkwerurire kuko n'uyu munsi ari mu itangazamakuru yagiye kubivuga mu itangazamakuru umwana ari wawe ko ngewe nzi wawe waramunyeretse aka kanya ari mu rugo nta n'icyo abaye n'umwana mwiza bose naramubonye igihungu cyiza cy'inzoga cyane arangije uwo munsi nibwo ambwiye ati rero kuko akagari barampamagaye barambwira ati gute watwaye umwana w'abandi yahise ajya kukurega cyane yahise ajya kundega kuko watwaye umwana utari uwawe
uwuhe se mwana utundwa utari wanjye n'uwuhe ati umwana ufite uyu mugore yaje kukurega umugore umuraziranye arambwira urumva no ndangije nibwo nabwiye ati rero aho mba murahazi muzaze mu ndebe ibintu tubivuganeho yaje n'umuyobozi w'umutekano aza n'umuyobozi w'isibo aza n'umuyobozi wo ku kagari n'ushinzwe imibereho myiza baza mu rugo babanje kuza aho nabaga nashakiye barahanyirukana aho nashakiye arambwira ati dore mumaze gutwikudira mu kwezi kwa 9 2023 aratwite kandi ngiye igipangu cyanjye numva nta muntu w'umwana wakabayemo mujye kwishakira indi nza ahandi tuvamo kwa no Bright no twa tugiye kubyara tuva tujya ahandi noneho baza bagiye kutureba aho twabaga bwa mbere baratubura ati twageze hano iwawe turi kubona asohoka ku gipangu nkababara ese ko nari kubabona muri he ati turi hano iwawe sohoka turagushaka nahise ntekereza ko ushaka ko bagiye hirya iriya ngiye njya kubazana baraza baza mu rugo ninjoro nka saa 2 nibwo baje barambwira ati reka tukubwire uretse n'ibindi n'ubwo umwana yaba ari uwawe ntabwo umwana yemerewe kuva mu maboko ya nyina atageze imyaka 7 yego ndavuga ati ndabyemera ariko aha naho ari ni hafi umwana yansura ati ubwo rero murambwira icyo igisabwa ati twebwe twamaze kubwirwa ko umwana atari uwawe kandi umubyeyi w'umugore ni umenya nyina se w'umwana tanga umwana w'abandi ndavuga ati se jewe ko namwitaho n'ijya namutanzeho biragenda bite ati ibyo nabyo ni ikindi niba ushaka kurega nawe uzazurega ukwawe ibyuko wamureze ndavuga ati je sinakurega niba ari uwanjye ni wanjye niba atari uwanjye nagende nta kibazo umwana baramutwaye ndarira umudamu twararize iryo joro na kakana wasanze mu rugo k'agakobwa twarabanaga umudamu ambwira ijambo arambwira ati sheri tuza nzakubyarira umwana kandi uzishima wawe mwihorera agende nguko uko umwana yagiye uwo munsi baranambwira ati ntiwemerewe no kuhirahira unyura hafi n'umuryango w'ahantu baba ntabwo byemerewe kuko narabyubahirije byarenze bikubita amezi 8 bigera mu mezi 9 urumva umudamu yaje gupfa mu kwa 10 umwana yaragiye binda bigera mu kwezi ejo bundi kwa 9 umwana ageze amezi 9 nibwo nagiye yagarutse ati wawe ko ngewe namusanze nagiye kubona narama ubwa mbere banje kuza ahantu akoreraga umwana urwaye ngo kugapepe ngo ninjye kumuvuza ndamuvuza gute atari wanjye ngo nyamara ngo ushaka ngo babyirengagiza ngo kavuza uyu mwana genda ujye kwa muganga ndaza kumuvuza ugiye umbwira amafaranga ari bwishyure yanga kumbwira aragenda arabyihorera nza gufata moto njyayo ko namutaraga ninjoro ndagufata moto njyayo ngeze nsanga umwana ni muzima ndabyihorera none hashize iminsi nibwo yamamagaye arambwira ari kazi neza ko nagize ibyago mfite uruhinja yego aramagara arambwira ati rero ngiye ubuzima bwangoye buri kumvuna kandi uyu mwana aranagize igihe cyo kujya ku ishuri wamba bari ukamwishyurira ndavuga ati giye nanjye meze nabi ubuzima bumereye nabi ndi kurera umwana uzi neza kandi ubuzima bumereye nabi uruhinja uza amatanywa uzi ikintu babarira ntago byakunda ati basi mfashe umwe basi mfashe uwo wemera mu ijwi mwagiranye yavuze ati namuzanye wavuze ati umwana ntiwamuhaye moto akamuzana arakubwira ati namuzanye aho ari wambwiye nsanga ntuhari yego dore icyo nabikoreye ngiye yarampamagaye nari mvuye mu kazi naniwe arambwira ati umwana ngiye kumuvuza avuga ati zane nta kibazo ngwino duhurire mu gasima umutware numvaga ari joke atari bure kuri umwana ukuntu umutwaye ndabwira ati rwose mwohereze ndanamushikariza mwohereze aramukarabije abo twabanaga atari kuri umuntu batwaye mu buyobozi ari ubuyobozi buje azana n'ubuyobozi ndamuhamagara tuzi n'ikindi niba ari uko bimeze wamutwaye umwana ku buyobozi noneho reka uzanamuzana ubuyobozi bwaje ngo niba ari uko bishaka ngo n'ubundi nta kindi bazadutegeka uretse icyo kutubwira ngo wowe ngo menye umwana ngo ntabwo yemerewe gufata umwana ngo ukavuga ngo nzagufasha tumfashe ngo n'ubundi nicyo ngo ntacyo ngo n'ubundi waramuhaze ngo reka umugume numva byinshi ubwa mbere ariko ubwenge umwana si uwawe none barakubwira ati se none ko wavuze ko umwana atari uwanjye wongeye kuvuga ko ari uwanjye mu buhe buryo ngo bwari ubujiji ngo nibeshyeho ngo nasanze ngo ndi kurenganya umwana ngo ariko ngo ibyo byirengagije ngo wakita kuri uyu mwana kuko wa mugani ngomba kubyirengagiza nibwo nabwo ati muze duhurire mu gasima ageze mu gasima arambwira ati riga bugengeze mu gasima sindi kukubona waje ni ntaje muhereza umumotari amuzanye
byaranantunguye kubona afashe umwana w'imyaka 4 amushyira kuri moto n'akamvirope kunari n'umwana mubi nanamugaya aragiye azi ko umwana yitwa Byiringiro Bright arikuyeho Byiringiro akajya yirirwa abwira umwana ngo witwa niba ari Mugisha ngo niba ari sinzi namubwiye ngo ntabwo witwa Byiringiro kugira ngo ahanagure umwana hose kandi se mama ndashaka dada akanga kumuhamagara umwana nanjye mu minsi tumaranye amazi iminsi nzonga mama namuhamagaye muri telefone ibiri mishuro nyinshi cyane telefone akanga kunyitaba rimwe na rimwe ubundi ikaba compose nkicemo ati ntabwo uri kwitaba ariko ntabwo ari ngombwa ngo nimba mbanye nawe nabi n'umwana yego gerageza mu burere bwawe ufite uhereza umwana uburere basi azagira ipfunwe no kumva ko ari umubyeyi wamutaye ariko nanone utamushyize mu ndi mutima ko ari gihe yabaramutaye kubera impamvu yego nkizo mfite kandi zinumvikana se ugushaka kubyumva nibwo nagiye kubona mbona umutira muzanye umugejeje mu rugo ntabwo yamututse ahubwo niko kundi kuntu umuntu abashaka kugira ngo ajye mu itangazamakuru aremereza ikintu ni umudamu wigenderaga si n'umwe ayo yaravuze ngo ni umukobwa ngo mubo tubana uwo mukobwa tubana ari konderera umwana n'uje n'umwana wanjye baranabanaga si ubwa mbere bagiye kubana aramutuka aramuzi aramutuka akamufurira aramutuka akamwoza aramutuka akamugaburira wiboneye uriya mwana n'amaso yawe uriya mwana baye yameze neza rwose arasa none hagiye no kumwohereza afata imyenda ishaje aba ari yishyira mu kamiro ibindi arabibika ejo nanamuhamagaye no akabisubiramo kuki wamuhaye imyenda imeze gutya indi myenda ukayisiga bitewe nuko nambonye muri umuna w'umudamu anyohereje amafoto y'umwana yambaye imyenda myiza n'inkweto naramuguriza surprise izi nkweto zishyize ati ntago zari zikimurya ku buryo ufite umwana ukamuzana yambaye ikirenge n'inkweto zacitse inkweto zibitse ikabutura iri he ngo narabyibagiwe ngo ari indi myenda turi umubyeyi mubi ngo uko byagenze ariko noneho nza kwisanga ejo nibwo noza yampamagaye Nepa wo ku rugendo TV David twakoranye ikiganiro abantu banagikunze rwose banamagaye benshi banambwira ati uri umwana mwiza David ufite hari undi mugore wigeze ushaka mbere yaradukunda ni hari twigeze kubana twabyaranye ari nako kakana wasanze mu kuko yagasanze mu rwambaza tise kano kana nawe yarakahasanze nabwiye ati rakakana nubwo kari hano amateka yako ni maremare kandi ko kurumva ni maremare yego aka kana kari muri ubu buryo bwa hano kuko giye wari wambwiye ati nako tuzakora ikiganiro nta nubwo nzi ko bizagenda gutya giye wari wabimbwiye warambwiye utereka nkwereka undi mwana utariko nawe nandi mateka tuzakora ikindi kiganiro yego ari iki kingiki aka kanya kibaye ariko mu buryo butunguranye rwose noneho birangije yarahamusanze amaze kuhamusanga arambaje tuyu mwana se bimeze bite tuyu mwana afite amateka maremare uyu mwana uruhande rumwe abaye wanjye undi kusaba wanjye nanjye sindamenye iherezo by'uyu mwana ariko aba muri uru rugo ni aba hano muri uru rugo ntiyanabitera ku manteri arigendera ahubwo aje akimamagara ambwiye ati se burya ni wa mwana asanze aho ngaho ntiyego none umudamu yuko tugiye gukorana ikiganiro kandi avuga ko wamutaye namutaye ne umudamu kari kuvuga ngo karakana ngo uri kurera ngo nako watoraguye koko iyo nzira naciyemo ndo kuvuga ko umwana namutoraguye ku buryo ufite umwana ukamuzana yambaye ikirenge n'inkweto zacitse inkweto zibitse ikabutura iri he ngo narabyibagiwe ngo ari indi myenda turi umubyeyi mubi ngo uko byagenze ariko noneho nza kwisanga ejo nibwo noza yampamagaye Nepa wo ku rugendo TV hari aho wabivuze se ubundi nta na hamwe bashaka nibasanga hari aho navuze ko namutora Nepa yakubwiye guhamagara kubwiye ko bagiye gukora ikiganiro cyako bagikoze yambwira ngo ubu tugiye gukora ikiganiro ngiye kugisohora byanze bikoze bari bamaze kugikora kwamagaye ejo nimugoroba nka Sam nemvuye kugura umwana imiti yarari ku diara numva nimugwa twanabivuganye nuko arangije nibwo yabimbwiye ngiye numva ko wenda ni ibindi ntago hari buzemo ibinkomeretse umutima mu kujya kwisanga nisanze Nepa mamagaye arambwira ati suri hehe ndabati ndi mu rugo none arambwira ati se ko nkushaka ko nashaka tugira ikiganiro dukorana ese kimeze gite ngo ntago wabonye ikiganiro cyasohotse ntacyo nabonye ati
ati uraza kuza kukibona. Nibwo nagiye kubona umuntu aranyandikiye kuri WhatsApp aramba ati ibintu ndi kubona bimeze bite, umuntu uri kwitirira umwana wawe bimeze bite, nibyo sibyo bimeze bite, nati ntago mbizi, anyohereza video. Nakubiswe n'inkuba kumva bavuga ngo umudamu wa David yagarutse, ngo si yapfu, noneho bakare ngo nago napfuye. Nakomeretse ndabyumva, biranambabaza. Tekereza umuntu buri tariki yapfiriyeho njya kumureba kw'irimbi, anabizi neza, ariko akajya gufata umuntu wapfuye, agafata ifoto y'uwapfuye, agafata ifoto y'uri haka kanya, agafata n'iyanjye n'iki, ngo narabeshye ngo umudamu wanjye yagarutse. Ndo kujya kwitangazamakuru ngajya kuvuga ngo umudamu wanjye yarapfuye, umudamu wanjye yagarutse. Uretse ubugome bw'abanyamakuru namwe muri bo, ariko mubare gukoresha imvugo ko nta wundi buryo nabivugamo. Ndakumva. Icyo ushaka ni iki? Nurucu ese uwo muntu wamwishyuye kugira ngo agenda ajya kunserereza, none hagere ku rwego rwo kuvuga ngo umudamu nagarutse? Ntago umudamu yapfuye, arababeshya. Abantu bari kumamagara bambwira ati ibi bintu wadukoreye ni ibiki, twe twamaze kukwizera. Ndabasobanurira iki kakanya? Ndababwira ngo iki umudamu yarapfuye? Koko tekereza nk'ahantu nawe uri umubyeyi warabyaye umwana, wajya kubona ukabona ino nkuru ari umwana wawe, wabifata? Uretse gutuza muri wowe, njyewe nabaye nk'umusazi. Ndakubwiza ukuri, byo byari bimaze gushya, kurya byananiye. Natekereje no kubona arya, numva ntabwo byashoboka. Mpita mfata urugendo batirika nze mpamagare noneho ku Rugendo TV mbabazi ibi ni ibiki. Wabahamagaye se? Namuhamagaye, arambwira ati David ngwino hano Kimironko. Yabanje kumbwira ngo ari mu mujyi, fata moto uze kugeze mu mujyi, narinde mu nama. Ndabwira ati nta kibazo, bitewe nuko nari mbabaye. Nahise mfata moto. Uri wampamagaye mbwira ko rwose nagushimira ko ramboneye akazi, ntabwo nigeze nkajyamo, sibyo? Ndibuka ko twari dufitanye gahunda, ngiye kuguhuza n'umubosi, ugiye kuguha akazi ugatangira gukora. Ngatangira gukora, yandeye ko wenda n'uwo ubasha kumpa icyo gihumbi uyu munsi, wenda ejo nagazakima, ndiye ko nabasha gutunga umwana mu buryo burambye. Afite nanjye ikiganiro nari nakibonye birambabaza, ariko ndavuga buriya niko mwabishatse, kubera ko urumva nubwo abanyamakuru twese utugaye, ariko ntago ari twese. Hariho n'abandi bantu bajya mu banyamakuru bashaka ko babatwikira. Nahise mvuga nti se David yabwiye uriya mugore babyaranye, kuko giye wari warabimbwiye kuri uriya mugore ahari. Yabwiye uriya mugore ko babyaranye ngo ngwino ujye mu itangazamakuru hanyuma dukomeze wenda dutwike. Ndaceceka, niyo mpamvu ntabikubwiye, niyo mpamvu cyagenda guhamagaraga ntise urihe ko umubosi yagutegereje ngo mubonane utuzi byambayeho. Ndakubwira nti ngwino untekerereze. Ni ntarabona kiriya kiganiro cye, nta kibono cyuko cyasotse cye kitarangeraho, ariko namaze kubona ka video nibwo nahise njya ku Rugendo TV kuri YouTube, mpita nkibona. Ndanatungurwa cyane, mpita nanamuhamagara n'umujinya, namuhamagaye ndi mu nzu. Nepo, umuntu waje mu rugo nkaguha ikiganiro, ubireba ubuzima bwanjye bwose ubuzi, ntacyo nigeze nguhisha, ni wowe uri kunkora ibi bintu. Nepo, urungukira he? Ese uyu muntu mwakoranye iki kiganiro mufitanye atumva, mbabara mbanze nkusobanurire ikintu ugiye kunsobanura ni igiki hejuru yo kwandika ibintu nk'ibi ngo umudamu wanjye yagarutse? Ese ni hehe hari ngo nze murebe? Wabona yanazutse koko umudamu wanjye ari he ngo nze? Nuko arangije arambwira ati banzu nyumve banze nkusobanurire. Arambwira ngo uriya mudamu twakoranye ikiganiro, ibintu byose yabishyize hanze. Ese uwo mwakoranye ikiganiro niwe wazutse cyangwa wazutse n'uwapfuye? Ese basi niba ibyo mwashaka gucuruza, utanditseho ngo umugore wabyaranye na David araje cyangwa umugore wa mbere, ngo nze mfite ubundi buryo ngiye gusobanura. Ibaze nk'umuntu wamaze kubona akabona ko ngo umudamu yarapfuye none yagarutse. Tayari nakomeje kubona muri social media abantu bakwita umubeshyi, banyita umubeshyi, banyita umugome, n'abari kumpamagara n'abatazongera kumpamagara. Ese si uguhemukira umuntu, si ugushinyagurira umuntu. Nibwo namuhamagaye nabwo ati noneho reka ibindi byose tubyihorere, ngiye reka nze mvugane nawe. Abanyamakuru bamwe na bamwe, umuntu yabashije icyaha cyo gucuruza abantu. Ukuri
no gucuruza abantu. Nepo wangiriye neza ndagushimira, wenda waramenyekanyishije hano hanze utuma n'abandi bamenya, ariko uranampemukiye. Unyiciye izina naho nzajya njya hose bazajya banyita umubeshyi ko nashatsaga kwigira muri social media, ko nashatse kugira ngo mbone izo views nkuko zari zikeneye, kandi njye si izanjye iyo YouTube si yanjye, ngo wenda ndi gucuruza. Ati yamemukiye mu buhe buryo? Njye namuhamagaye nawe ati ndagiye, ndaje njyewe none ibindi byose tubivugane. N'igihumbi nayifite nakabaye nguramo ibindi bintu nagitegesheje njya kumurera, arambwira ati nugera kuri motari umume mubwira aho nsanga. Ngeze kuri motari ndamuhamagara aranyihorera, anyohereza message arambwira ngo ndi Kimironko kuri Simba. Ndagenda ngeze Kimironko ndamuhamagara nsanga ari mu kiganiro n'undi muntu. Nicara ategeze none ubwo nabonye cya kinyamakuru nyabonye cya kiganiro cye cyose mu byavugwagamo. Wari utarakirangiza none ngo umenye ntarakibona noneho. Wari wasomye iriya titire gusa? Nasomye iriya titire. Byambabaje cyane, binatandukanye cyane n'ibyo n'ibyavuzwe. Iyo umuntu adahari umwe amuvuga uko ashaka, ariko iyo muri babiri mufesingana ubasha kuvuga ikintu atundi urambeshye. Ntago yavuga ikintu akubeshyera azi neza ko hari. Aricyo nabasabaga ati basi muzaduhuze, avuga ibyo ambeshyera, ariko saka kanya nazamutse ngeze Kimironko nsanga ari mu kiganiro. Biranambabaza nicaye n'uruhande rwe nkajya nsakurisha na telefone, akambwa ati mbabarira, ati ntago nkubabare nanjye wampemukiye uko nagufataga naga ariko ndi kugufata. Aka kanya wanyeretse undi muntu ko waje ukansanga ku kibazo kubona ikiganiro nka kiriya, ntubanze kuza ngo mbaze basi natwicanye niyo ikiganiro ushaka ugikore. Ati reka nkubwire, mbabarira undi muntu waba ushaka kujya kureba uwo ari we wese, reka manze gira ikintu tuvugana. Ni igihe ushaka ko mvugana nawe, ngo mbabarira nkwereke ukuntu tugiye kubigenza. Wowe icara hariya noneho nawe umunyomoze, icyo ashaka ni ukuducuruza. Nze mvuge runaka nundi azavuge runaka, ariko se reka ibyo wapfuye tubikureho. Basi uduhamagare ikintu runaka tuze tujye muri ibyo. Ariko n'uwabonye ya titire ya mbere y'ibibazo byanjye atabihuza nuko umuntu ari muzima nkaba naragiye kubeshya. Nukuvuga ngo wowe icyo kugeza uyu munota icyo wasaba Nepo nahindure titire reke gukomeza kugushinyagurira. Natanayihindura nditabaza inzego zibishinzwe. Ubu ni ubugome. Ibaze nk'umuntu wamaze kubibona wenda uri hanze, ntari bugende ngo sange mupfukamire mwereke dore umwana ngo uyimwereka n'ibintu byose bimwereke. Ndamuhamagara kuri telefone abyemere. Yamaze kubona ku itangazamakuru, ese navuga ati nanabyemera nazaba ko nabya bindi byambere ari ukubeshya. Ubu ndo kugenda nkabeshya nkamenya ko mutamu wanjye yapfuye, nabuze ibindi bintu mvuga. Ihangane David, nta kindi twakubwira, komera wihangane. Nyine buriya ntawuzi impamvu Nepo yabikoze, arumva abanyamakuru bamwe muri twebwe tuba twishakira views, ariko ntago twamucira urubanza, nawe buriya afite impamvu yabikoze azagusobanurira. Ariko njye icyo nakubwira, ihangane. Nepo yakugiriye neza, ntitwabihakana, yaguhuje n'abantu benshi baragufasha kurera umwana, noneho yabikoreye n'ubundi arabyangije, ariko buriya afite uko azabigenza n'ubundi agasobanurira abantu. Gukorana ikiganiro n'uriya mugore byo ni bisanzwe, kuko kubyara si ikibazo, no kuba washaka umugore mugatandukana ugashaka undi si ikibazo. Icyakubabaje nk'uko wabimbwiye ni iriya titire kuntu bagushinyaguriye ngo umugore wawe ngo warabeshye ntiyapfuye arahari. Ibintu bibabaje cyane, ariko giye icyo nakubwira, komera wihangane. Nyine ubu buzima tubamo umuntu agenda ahura n'ibimutera imijugujugu ukabisimbuka, ejo ibindi bikagutera umujugujugu ukabisimbuka, uzahura n'ibindi. Uwakwizeye n'ubundi ntago ari bubure gukomeza kukwizera. Imana we yakoherejeho arakomeza kugumeho, uri bugende kandi n'ubundi ntiyarahari. Wihangane ukomere. Reka rero tugushimire icyo twakubwira twebwe hano kuri Karamena none, komera. Imana iracyagukunda nkuko nabikubwiye, n'abana bawe n'umwana wawe, yaba uriya mutoya umugore wawe yagusigiye, yaba nuriya wabyaranye n'uriya wa mbere.
bose Imana irabakunda kandi bazakura kandi bariya bana bazaba bumugisha. murakoze gusa kana abisabira ni kamwe we nashatse kuvuga ku kintu cy'itangazamakuru nimunyumve nabi nibura gerageza ubona abantu 10 wahaye ukuri Yego. aho kugira ngo ubone abantu 100 ejo bazakuvireho rimwe kandi kubagarura bizakugora Rwose. bona abantu 10 wabwije ukuri baze twese tubizi umwe azagenda kurangira mugenzi undi akurangira mugenzi undi akurangira mugenzi kuko uzi kucuruza ukuri abantu baramaze kwizera igitangazamakuru cyitwa Urugendo TV ariko mumbabarire bivuge muri ubu buryo ni cyaka kanya cyamemukiye kandi cyari cyamfashije ni muzabene Ni Satani washatse kwivanga muziyunga. bya bimwe byiza ariko atari gucuruza abantu Oya muziyunga humura. Urugendo TV ni ikinyamakuru tuzi cyajyaga gifasha. icyo namwisabira kimwe ikiganiro yagikoze basi gerageza uburyo ki ushaka kandi kantu ushyiramo ariko iratitire basuyikureho. Arakumva ndabizi ko iki kiganiro ari bucyumve kandi David bibaho kumura turi abantu kandi urumva wa mugani ukugushaka ubuzima bidukoresha ibintu byinshi bitandukanye. Ihangana ukomere buriya Nepo numara kururutsa umutima azagushaka mwiyunge hanyuma ubuzima bukomeze. Ibyo yari yakoze mbere rwose ni byiza hanyuma n'icyo azashaka uburyo gikosora ibyo ari byo byose. Ndabishima nkanabimushimira ariko nibyo navuze ngo turye duke ariko twe kwiteranya. Yego. Urakoze cyane.